imbabazi z'umukiza zamuzanye kunshungura natabitswe n'ibyanjye ankura amarangiza nari misayo narafata sayura nari mumishi mukomeye nari misayo y'ibyaha Yesu aramfata nari mumishi mukomeye aje kunkiza yaje kunkiza gifite inkovu nyinshi z'amahwa n'izicumu n'iz'imbere bimbazurukundo none mpora mu mahoro none mpora umutima ni muzima ariko icyatumye anshungura akankiza sinzi nari misayo Yesu Hallelujah. 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 None mpora mu mahoro umutima ariko icyatumye akamfira misayo Yesu arafata nari mumizimo ukomeye none runara amen Yesu Imana mutima wanje ibyiciro kuba muri uyu mwanya ari ndiho ndeba Pastor Jonathan ku bantu bamuzi mugabo ujushimisha aravuga ngo ikintu gikomeye wakorera umuntu w'Imana ukakimuha ukumva ko mukoreye umurimo kumuhereza mikrofone kama umwanya wa Yesu amen amen abantu badakunda ijambo ry'Imana ihangane tugiye kurivuga ntabwo turutaye tutabivuze n'iryo rituzanye ihangane
babaho batarikunda itabareba ku isaha ntabwo tubibarenganyiriza igihe kizagera muri kuri. Kristo ageze ku musaraba yarebye Kristo ngo ngabona abanga ako kanya. Amen. Amen. Iyo umwuka wera kugezemo ntabwo bibiri igihe amateka, ntabwo Kristo abi ibintu byanditse abo ubuzima kandi bugendera muri wowe. Rero nifatanyije nawe muririmbyi yavuze ngo njye ninyiga Imana ngikwereke Yesu. Umunsi wamenye ubwiza bw'ijambo ry'Imana ntacyo nawe uzajya urarusoma. Amen. Nitwa BYIRINGIRO Pacifique, ndi umukristo, nizera Imana n'umwana wayo kandi dutegereje kuboneka ku mwami wacu. Niga hano, niga mu wa gatatu medicine, dushobora kuba tujya duhura mu nzira cyangwa n'ahandi. Ndi umusepiye, nejejwe n'Imana ko mbonetse hano muri Rasa. Imana nishimwe. Naje ntazirasa ari ibiki nyine, nageze hano mu wa mbere bakaba ngo Rasa yenda nyine mbimenya ariko nagiye ngira amakuru asa n'ayisumbuyeho mo gakeya aho Felix agereye hano. Twakoranye umurimo w'Imana muri segonderi. Rero shimye Imana yuko na hano yashimye kudukoresha. Imana nishimwe. Rero uko tubonye uburyo mureka tujye tuvuga Yesu kandi si ukumuvuga gusa ahubwo tubabahamya. Imana nishimwe. Paul yabwiye Timoteyo ndetse na Tito niko yamubwira muri ngo abikitegererezo, ariko abasaba kuba ikitegererezo atari hanze ahubwo hagati y'abizera. Mu ntwari bamwe intwarane, mu nshuti bamwe inkoramutima, mu bizera bamwe abizerwa. Rero ndagira ngo muharanire kuba abantu b'ikitegererezo mu bandi bizera. Kuvuga ngo kuba ntari umusinzi hagati y'abasinzi si ikibazo, ntabwo ari ikintu cyo kwirata, ariko kuba waba uri umuntu ufite ubuhamya bushimwa mu iteraniro ry'abantu bose bakijijwe bangana batya, nicyo cyo kwirata. Amen. Kristo amaze kugenda, abigishwa bafashe igihe cyo gusenga kugira ngo basabe Imana uri bujye mu mwanya wa Yuda, ariko bose bari barabanye nawe, barataramanye nawe, barasenganye nawe, barigiye ku birenge bye, ariko biba ngombwa yuko ubwabo bavuga ati kana nibo bantu tubona. Bagera ubwo basenga bakora ubufiri kugira babone umwe. Bivuze ngo mu bantu benshi hajya havamo abantu b'intangarugero. Amen. Duharanire rero kuba icyitegererezo ariko cy'imirimo myiza. Amen. Numva nejejwe n'Imana. Reka ntaza gutinda, dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira amagambo bakunze kugenda basubiramo kenshi, kandi numvise ko mumaze kumwero ariyo ntego murimo. Ngo rero ndatekereza yuko ahari mufite byinshi kundusha, ngiye gusa n'ugira utwo ntereraho ubundi dupfundikire, sibyo? Ntabwo ndubabeshye, intego maze igihe nyizi ariko ntabwo niganye namwe. Bivuze ngo kubyo narinzi ahari nta kiyongeyeho, ariko mwebwe kubyo mwari muzi yongeyeho ibyo bagenzi banyu bari bafite. Iyaba naringize umugisha nari kwicara mukanyigisha. Reka dusome Matayo 11, turasoma umurongo 28, dusome no 29, hanyuma turasoma no muri Yesaya. Ihangana ko ngashireho nubwo batari bakampaye, ariko biraza kumfasha gusobanura ibyo ngira ngo tuganire. Turasoma na Yesaya 53 kandi kugera kuri 6. Reka rero dusome Matayo. Haranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Atwongeye dusubire kandi. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu,
kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Kadusome Yesaya 53 murongo wa 4. Bataragira bihangane tubasomere twihute. Avuze ngo ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje ko wakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjagure gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi ibibyimba ye yadukirisha. Twese twababye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Amen. Amen. Dufite umwanya utari munini cyane, basabye ko tuganira ku ijambo rivuga kuruhuka. Ariko mbere yuko tuvuga umutima uruhutse cyangwa se kuruhuka umutima, pure heart, umutima ubohotse, ndagira ngo tubanze tuzirikane ishimwe dushimira Imana. Ibi byose tuvuga cyangwa twirata n'ibyo twashaka kwiga. Ari gihe abantu bategura kwiga umwuka wera, imbaraga z'Imana, ibitangaza, impano z'umwuka, kugaruka kwa Kristo rizazamurwa, ukumva dufite privilege ikomeye, ukumva twihaye ibintu umva binini, bikaba bimeze nko kwiha access nini cyane. Ariko ntabwo ari ibintu twiha, ntabwo ari ibintu twebwe twijyanamo, ahubwo nashaka kubabwira ko ari ishimwe ry'Imana yo yahisemo kudutarura. Pawulo yandikira Abiroma yatubwiye ngo twebwe twatewe ku muzabibu tumeze nk'amashami y'ingurukira. Imana nihimbazwe. Rero dufite icyo gushimira Imana. Muri ibyo yavuze ngo none ubu ngubu nkora mu mahoro, aravuga ngo umutima wanjye ni muzima. Ariko aravuga ngo ikintu cyatumye ancungura akamfira ngo icyo kintu sinkizi. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ni wowe wenyine uzi gukunda. Aravuga ngo bazareke habeho umwanya w'ubuhamya, Yesu asobanura ibintu by'urukundo rw'Imana n'ishimwe. Haleluya. Uyu muririmbyi rero yaravuze ngo ntabwo nzi ikintu cyatumye ankunda akanshungura. Ntabwo nzi niba wirebye mu buryo uteye, niba wasanga umuntu mwiza cyane ku rwego Kristo yari afite kiraza kugushakamo. Duteranye n'abashiki bacu benshi. Birashoboka ko umusore wicaye iriya azashakana n'umukobwa wicaye iriya, wicaye hano hagati akamureka. Ni ukuvuga ngo agira igihe cyo kumwitegereza akamuhitamo, akamusumbisha abandi, akamwiyegereza kuko hari ikintu amushakaho. Ntimukajye murenganya abantu. Urukundo ruratanga, ariko rutanga ahantu ibyo rugiye gutanga biri bugira agaciro. Amen. Amen. None nari kuganira n'umuntu ambwira ni buriya hari igihe nsabwa gutanga ibitekerezo cyangwa ndi mu nama cyangwa n'ahandi hantu, mufite n'igitekerezo pe naho natekereza ko cyaba cyiza, ariko bitewe n'uko mbona kitari bwakirwe ngaceceka. Arambwira ati ubwo se urumva wubaka ubwami bw'Imana? Arambwira ndabwubaka kuko nyine iyo nsabwa gukora cyangwa mfite uko nkora ndakora, ariko ntuzabwire umuntu udafite amatwi yo kumva. Ati ibyo bintu ntabwo byemeye. Ati wowe itarado yawe wawayibitse. Amubwira nti uramutse uciye ku muntu wambaye nabi imyenda imusaziyeho, ukamugirira imbabazi, ukamugurira umwenda mushyashya ukamwambika, ejo waza ugasanga yasubiye kwambara ubushwambagara, wa mwenda mushyashya ushyize ku muryango niwe yihanagurizaho ibyondo mbere y'uko yinjira mu nzu. Ubutaha ntabwo wazafasha wa muntu kuko atazi gufata neza umwambaro. Icyakora ubonye undi ukenye uwo mwambaro uzi gufata neza, wamugurira byinshi. Amen. Ushaka kubabwira ngo urukundo ruratanga, ariko rutanga ahantu ibyo uri butange biri buhabwe agaciro. Si byose? Nari ndimo mvuga iyo ugiye kurambagiza umukobwa, nako muzabikora kera hari igihe n'ikirangira. Amen. Nimujya kurambagiza hari ibintu uzashingiraho
ufata umukobwa umuvane mu bandi uvuge ngo uyu nguyu ndamukunda pe, tuzabana n'akaci k'amaguru tumaze ukwezi tuzabana. Biriya bintu nasanze biri very serious. Gufata umuntu ari ameze neza umugasezera nawe ukarahira, karwaye ari muzima apfuye abayeho byanze bikunze, biriya bintu nasanze bikaze. De facto none ni mubaza abantu none se umuntu tugiye kubana tugeze mu rugo agize ibibazo amaboko avuyeho wenda baye impumyi cyangwa biranze, ese ntago ari amasezerano yasubirwamo? N'uvuga ngo umuntu twaganiriye twabyumvikanye ntago ari tugiye kubana. Naganiriye n'umuntu umeze neza wenda ibyo ni iby'umubiri, ushobora kugeza umugore mu rugo ugasanga arasinda ararwana aratongana, abaturage nibagera mu rugo ukabona umugore wari umutegerejemo ntawe ubonye. Ntabwo mbabwiye ngo muzaca inyuma abagore banyu cyangwa mujye kubaka izindi nko ku ruhande, kubera yuko mbere yuko amategeko abizamo habanza urukundo, kandi urukundo ni ukwemera intege nke z'undi muntu. Bivuze ngo ugomba kumukunda urukundo rusumba ikintu kibi cyose gishobora kumubaho cyangwa yakugirira, bityo kama mbaya ni mbaya kugeza Kristo agarutse n'uwawe. Amen. Siko mudafashijwe ntabwo muzabashaka. Amen. Ariko ngo ikintu cyatumye ankunda akamvira akanshumura ntabwo nyizi. Umukobwa ashobora kwireba akavuga ngo ngewe nteye neza, akavuga ngo narize mfite amafaranga abana banjye nzabona icyo batungisha, akavuga ngo iwacu bameze gutya iwacu bigenda gutya. Icyo kintu umusore yagishingira akavuga ati ngwino tujyane mu rugo iwanjye nzakugira umugore. Haleluya. Ariko ikintu cyatumye Kristo ankunda akanshumura ndebye uko neza ukomeza uko mvuga uko ngenda ntabwo ngize. Haleluya. Haleluya. Turaza kuganira umutima ubohotse ushima utuje udafite ikintu urega, ariko tubanze twibaza ahantu byaturutse. Bigenda bite? Biterwa n'iki kugira ngo umuntu abe mu mahoro? Buri gihe avuze mu mutima wanjye ni muzima. Amen. Haleluya. Ya minota amaye ni miki. Mana nishimwe. Amen. Mana nishimwe kitareba nk'abantu. Uri muri ukuntu mwicara mu gatora, bamwe mugahitamo ko bazajya bicara inyuma, abandi mugahitamo ko bazajya bahora bicaye hano. Abantu bashobora kukurejectinga bakabona utari worth nta kintu na gito bashobora kukwitrustinga, ugasanga uri manager w'uburiri bwawe setu muri rumu managing uburiri bwawe na telefone yawe, nturi na dadina. Ntabwo ngamije kugukomeretsa, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko Imana yakugiriye icyizere gikomeye. Amen. Paulo yaravuze ngo mwashimira Imana yamugiriye icyizere ikamugabiza umurimo, kandi ahantu yaramaze kuvuga aravuga ngo ubundi we mu bantu babi babagome b'inyuma tiyo ngiyo. Kandi Efeso arababwira ngo ubundi mubo kugirirwa umujinya, natwe twari turi ntabwo twari abantu bo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi. Reka mbabwire, ejo bundi nari nimusereza abakobwa ndi kubabwira umunsi umwe nzaza nk'iwanyu bakume mujyana. Ababyeyi bawe baragukunda, ariko in exchange with a cow bizakura. Namwe ntabwo nshaka kubakomeretsa, nshaka kubabwira ko isi ishobora gufata ibintu byano mu isi bakabona ari ikiguzi cy'ibindi bintu, ariko ndashaka kukumvisha icyizere Imana yakugiriye. Haleluya. Imana yashatse kubona ubugingo bwawe, yibaza icyo yakora ngo igushyikire, ntiyabona niza kuzana inka ngo biri bube wofi bibihuye, ntiyabona ko niba yatamba ibitambo. Ngo Imana yabonye ko ikintu yatanga kugira ngo ibone ubugingo bwawe ari Kristo.
nubwo managinga phone yawe yonyine ariko Kristo akwiye. Nubwo abantu batakugira icyana Kristo second iguha umufasha utaboneka handi ha. Amen. Mama umwuka wera ni product iva ku Mana yonyine. Amen. Ari umugabo wa mukoni yabonye ibyo ba Petero bavuze ati reka baheze nkangahe ndeko ranywa makuri y'Imana. Hari ibintu bituruka ku Mana yonyine. Amen. Mama Imana yafashe ubutunzi bwayo muri bobo. Mambo Paul yabwiye abikoye nakavuga ngo dufite gutekereza kwa Kristo nuko twamize ibindi bintu bitari byaro mwisi. Mambo dufite umwuka w'Imana dutekereza mu Imana itekereza. Imwe papa yari kutwigisha avuga ati reba bana mujya kujya kwiba mukabona akabombo gashaka kajyana byose mbese yari Yesu yabigenza gute. Actually arabizi yuko nk'abana bakunda gusenga twabaye united dufite umwuka wera ibitekerezo by'Imana muri twebwe birahari. Ariko kuko umwana ashobora kuba tempted akagira intege nkeya akeneye ikintu kimeze nka gisunika gusubira muri database y'ubwo mukibaza ngo ngiye nashaka kwitwara ariko se Kristo yaba ari we yari kubigenza gute. Wabo gutekereza kwa Kristo kuri muri wowe ariko kwari kubaye nk'ugusinziriye ukeneye akantu ko kongera gusubiza amaso inyuma mbere yo gufata umwanzuro. Yesu yari kwitwara gute muri uyu mwanya? Amen. Amen. Naza kuvuga byinshi. Kuruhuka umutima. Ndashaka kubabwira ijambo rya mbere ndavuga ibintu bitatu. Kuruhuka umutima. Yesu yaravuze ngo abantu mwese murushe n'abantu muremerewe nimuze musange ndabaruhura. Iri jambo kuribwira abantu bari mu buretwa bw'Abaroma ukabibwira abantu basaba gusora imisoro rimwe na rimwe iruta ibyo binjije. Bari bafite ikibazo gitewe nuko Abaroma bari bakeneye imisoro ituruka ku byo bakoze byose. Ariko hakaba n'ibishambo bimeze nka Bazakayo. Strategy y'Abaroma yari assimilation. Barazaga bagafata Felix bakavuga ati wowe nubwo uri umuyuda ariko ugiye kujya utegeka rasa yose abayuda bo muri rasa udutuzanira amaturo ya imisoro yarasa igaca muri Felix ikagera i Roma. Noneho Felix akavuga ati singiroze agakuraho umusoro w'Abaroma agakuraho n'uwiwe. Icyo cyatumye Zakayo akira. Bamwitaga umwambuzi. Ntabwo Zakayo yigeze akora umuntu umufuka cyangwa atera indaturi ahubwo barazaga niba ari busore 5 gatanga 15 by'Umuroma na 5 bya Zakayo. Abantu bari bababaye bibaga birukanga inyuma ya Yesu. Ariko Yesu rimwe arabareba agira agahinda ko mu mutima aravanga ibisanurwa n'ibyinshi ariko abasaruzi ni bake. Cyumvira Yesu areba beyond hirya ya needs zisanzwe y'ibintu bigaragara byo kurya n'inyambaro na Bruce areba hirya. Rimwe bamuzaniye umuntu wamucisha mu iprafo aje kubona mugeze hamurenze impuhwe ziramufata. Yesu aramubwira ngo ibyaha byawe bibabare abantu batidorere. Yesu azi ikintu cy'ingenzi kibanza kizambere ibi. Iyo umuntu ataha ababariwe yizeye amaguru yakiremaye kuri Kristo nta gihombo cyari kuba kiri. Amen. Amen. Iyo kora byari ngombwa akabikora kuko ahari wasanga ari n'abandi babiri bizeye kubera akakiza. Amen. Ndashaka kubabwira ngo kuruhuka niyo ntego y'ubutumwa bwiza. Amen. Amen. Ikimana yagambiriye guhereza isi nuko imitima y'abantu iva mu bubata ikabaho. Yesu yinjira mu rusengero ngo baramwereje basome ngo umwuka w'Imana ari kuri jewe ngo yantumye kugira muzo Yesaya 64. Haleluya. Yantumye gukiza imitima kumenyesha imboko zibowe no kubohora no gukiza ibisenzege. Niyo purpose nicyo kintu Kristo yaje gukora. Intego y'ubutumwa bwiza ni ukugira ngo abantu bave mu bubata, ni ukugira ngo abantu babohoke, ni ukugira ngo abantu bakire. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo uyu
muremerewe nimuze musange mwese nagira gute n'abaruhura akivuga ibyo ngibyo abahinzi abacuruza buri muntu yumva kuko ngubwo ibibazo bye byose akwiye kubishyira nde Kristo kandi niko kuri hari muri ibyo yavuze ngo Yesu ni karuhura Imana nihimbaza amen ibya Yesu rero byo biragoye Imana mvuze ngo biragoye yahaye welcome arabwira ati abantu murushye n'abantu muremerewe mwese muze ndabaruhura nagira ngo nkubwire mbere yuko njampinga hari faith force abantu bagira kwizera gupfuye gutuma batekereza ko ibyo bashaka bizasohozwa nako kwizera ntabwo ari intwaro isohoza ubushake bw'umuntu ahubwo ni intwaro umuntu akoresha agasohoza ubushake bw'Imana uvuga ngo kuba ugiye gusengera umurwayi plani y'Imana ari uko uburwayi bwazamara imyaka 38 ku mwaka wa 20 ukamara iminsi 7 usenga wizeye ko ari bukire n'Imana irabishima kuko igihe nikigera azagera gute azakira ariko kuri uwo mwaka wa 20 ntabwo ari bugire gute iteka ryose uzatekereza yuko rero kwizera kwawe kuri buze kuba intwaro ivuguruza ubushake bw'Imana kukaba intwaro yo kugira ngo ukore ibyo ushaka uwarongo amen amen dushaka kubabwira ngo muri Kristo dufitemo ihumure dufitemo kuruhuka bidaturutse ku kuba nta misoro ikiriho bidaturutse ku kuba tutarafashwe n'isoko bidaturutse ku kuba tugezemo tubayeho ubuzima bwo kuvuga ngo nibigende gutya bikagenda uko ahubwo bituruka kuko twagezemo first turuka umutwaro witwa icyaha second twinjira mu buzima bwa obedience kumvira Imana kandi tukanyurwa no kugira gute no kuyumvira Paul yandikira Biroma yabwiye amagambo ari very discouraging ku bantu bari mu mubiri ababwira ko twavuye mu bubata bw'icyaha ariko avuga ngo twinjiye mu bundi bubata you know what turi imbata umudendezo wo muri Kristo urimo n'ububata Imana ifashe tubyumve turaba Imana ibihe byose ntabwo turabacu ngo twigenge twaba bazima twaba dupfuye tura nta kindi tuzi keretse gushima ni gute hatarimo ububata rero ntabwo uri uwawe ngo wigenge ariya karimo twaririmbaga paka muri Sunday school ngo naya maguru nayo kugendaga Imana yamaye byose ngo mbikoreshereze yarabiduhaye ariko freedom dufite iri closed mu mwuka wera mu gukora ubushake bw'Imana ikintu gishimishije nuko iyo dutangiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana tunezezwa no kugenda dukora ubushake bwawe amen 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 ntabwo tuba turiho igitugu we need to conquer even more mango yugize umugisha ukatangira kwera imbuto y'ibyishimo ihita kifatira y'urukundo akaza y'ubugwaneza akaza yo kwitonda akaza yo kugenda uhobera abantu ubasekera ufasha ababyeyi kugira gute uhumuriza abantu uvuga ngo ibyo bintu umuntu iyo akurebye inyuma ngo kaga gakobwa kabaye gato ibintu by'abarokore biramubihira arabireba kumva biritati birabishye atabijyamo kubera iki afite undi mwuka umukoresha ariko Imana imaze kuguhumekera mu mwuka ubuzima bw'Imana bukaza muri wowe uba mu mudendezo wo kunezezwa no gukorera Yesu no kunyurwa n'itegeko rye amen binejejwe n'itegeko rye bya bindi ubigendamo like undi tujya mu ngando umunsi wa mbere badukoresheje parade orefta kabanza refta yarya ukagira we byakugoye uri kubimeka uri kubishakira ariko kugeza ku munsi wa angahe tugiye gutaha wakomeze gutya wajya ngo naburi kumva baba utabwe kwindukira vuba you know what umaze kuba familiar
n'ibyo bintu ntabwo uri kubanza kubishaka mu mutwe ngo no, the more you go deep in God niko uba very used, ukaba very obedient, ukoroha ugaca bugufi, itegeko ry'Imana rizana ubugingo muri wowe rikaba muri fulfilling bya bindi byo uyu mutima uruhutse ubohotse ntabwo urwana n'itegeko ry'Imana. Amen. Amen. Aho ushaka kumenya byinshi, ushaka kumenya n'ibindi, ushaka kwiha Kristo birushije. So icyo cyambere nashaka kubabwira nuko intego y'ubutumwa bwiza no kugira ngo abantu baruhuke mu mitima. Amen. Cyakuri ntabwo gitindaho. Minota yabaye matsiyesi. Yesu aramagara akavuga ngo mwebwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange n'abaruhuka. At the moment abantu mwikoreye umusaraba baremerewe bafite ibibazo twese tukaza. Ikintu gitangaje, that is you're outside. Iyo ugezemo abayakuvanyeho wa mutwaro kakubwira ati mwana wanjye humura wageze mu rugo. Ibibazo reka mbabwire, hari ibintu tugera muri Kristo bigacika amazi. Paul yandikira Abakorinto 5:17 yarabwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ngo ari ibintu dufiteho authority, dufiteho full control. Amen. Amen. Reka mbabwire, kuba muri Kristo utizera imbaraga z'Imana, utizera imbaraga zibohora n'ukwihonza, ntabwo ibintu byakuryohera. Hariho imbaraga zifata umuntu wari Sawuli agahinduka Paul. Amen. Amen. Hariho imbaraga zituma umuntu ava mu byaha. Satani n'umugome umuntu ukuntu imiswa imunga ibiti, iyo urebeye inyuma ubona inzu ikomeye, iyo ugezemo imbere ukareba usanga cya giti cyaramunzwe kimeze nabi. Hariho abakristo bameze gutyo Satani yashyize mu bubata kandi bari mu idini, bari mu mirimo y'itorero, basenga bitabira baba bahari, but still hari ububata buri intaro bubamungamo imbere. Ariko Kristo afite imbaraga zo kukubohora akakuvana aho hantu. Amen. Kubera yuko intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu, ibyaha byacu. Aho Kristo yabambamwe kamere zari ziri ku bantu zijya kuri we, ibyaha byari kuri twe bijya kuri we, karande z'ibintu byefiriye mu muryango wanyu ngo ntibasama, ntibashaka, ntibiga, n'ibyo ngibyo byose yarabifasha arabikurura. Sinzi ukuntu bivuge, ahanagura umutima w'umuntu awugira very pure, awusiga uri tayari gusavinga Imana. No, Imana ya kera ikwiye kwegerwa n'abantu batunganye, complete, batunganye. Amen. Amen. Kristo rero yaje gutunganya itorero kandi uwo ni umurimo we, ni kugira ngo umutima wawe ube uri very holy. Amen. Kwango itorero riri mu ibanga rikomeye, kuko gutya turi congregation but church is very hidden, kuko imitima izwi nande na Kristo. Nagusaba ngo tanga umutima wawe hanyuma Kristo agenda ukurere reparage awurepare ibintu by'ibikomere, ibintu bya karande by'imivumo, ibintu by'ibyaha bikwizigitiraho. Ariko umuntu ararasenga, Mana mbabarira neje kongera nejo bundi, ariko reka mubwire, reka kwirwanirire winjiye muri uko gusenga ariko guherekejwe n'imbaraga zo kwizera no kwirinda. Amen. Nyuma yuko gospel ituzaniye iyi purification, umutima ukaba muzima, Yesu hari ikintu ahita akasaba abantu. Nari mbabwiye ngo winjiye Kristo agutura imitwaro ariko uhita gusohoka n'undi mutwaro. Iyo mpamvu yabwiye ngo ndabaruhura, ariko ku murongo wa 30 aravuga ngo kunkorera ngo ntabwo biruhije ngo n'umutwaro mbakorera. Bivuze ngo hari umutwaro winjirana akawugukuraho ukaruhuka, ariko ahita akagukorera undi. Amen. Amen. Yarabwiye ngo nimuze musange ndabaruhura, ariko 29 niba mwasomye yahise kababwira ngo mwemere kuba abagaragu ba hanyuma mwemere kugira gute kunyigiraho. Simply ni ijambo rimwe, if you run from Jesus you should be like Jesus. Niba Kristo ataraguhinduye ntabwo wahuye na Kristo. Amen. Amen. Nicyo ngiki
niba wigira kuri Kristo ukwiye gusa nawe. Ngo umutima wawe koko urabona uburuhukiro, uraruhuka muri Kristo, ariko from that moment urahabwa assignment, ubuzima bwawe burahinduka. None ubaye umugaragu ukwiye kumvira shoja ni Kristo. Amen. Amen. Nanda khariza. Ndi kuvuga ibintu biri mu byo mugomba gukora. Reka mbabwire, agakiza ni covenant, isezerano tugirana n'Imana. Kuvuga ngo Imana cyabura ngo kuko Imana yakunze abantu bisi cyane byatumye itanga Imana wawe kugira ngo statement yatangiye iri very general, yakunze abari mu isi bose bituma itanga umwana wawe. Wow, watambwe n'umwe kandi yatambiwe umwe, umwizera. It's very personal. Ushaka kubabwira ngo agakiza ni amahitamo, agakiza ni isezerano wowe ugirana n'Imana. Therefore Imana ikikuvana muri uwo mwijima uteye gutyo ikakunyuza muri uyu mucyo w'itangaza, hari ukuntu ukwiriye kuba muri ubwo buzima. Ushobora gukomeza kuba wowe umwana w'umwijima kandi warinjiye mu mucyo. Amen. Amen. Numva mfite byinshi byo kuvuga ariko reka simbuke. Ako mana we. Zirageze kadusenga Imana. Tugiye gusoreza ku kintu kimwe, twakabaye tugiye guhita dusenga, ariko reka nivuge ubundi dusenge. Ndabizi yuko bakivuga ngo kuruhuka umutima, nari muri gutekereza ku bintu by'amahoro menshi mugomba kubona, ibintu ari sawa, muri gusenga mukuzura n'umugaho nta kibazo. Yeah, that's it. Sure, ibyo Kristo atanga pe araturuhura kandi muri we hari uburuhuki. But muri misa wa Kristo bafite ubunebwe bwo kwaka Imana badashaka gutanga. Yet nabwo ari covenant, agakiza ni covenant. No kontra igira part ebyiri. No hari ufite ibyo atanga, hari n'ubikeneye, no kugira ngo abihabwe nawe hari ibyo agomba kugira gute gutanga. Ukeneye inzu ariko ugomba gutanga amafaranga. Siko kontra iba yubatse. Ntabwo ndi kukubwira ko hari ikintu wakora kugira ngo ufashe Imana kugucungura, ni kukubwira ko umaze kwakira agakiza k'Imana ukwiriye kubaho umuntu wamurikiwe, umaze kubohorwa, umaze gukurwa. Reka mbabwire, Imana tuyifitemo umubyeyi. Like urasonza ugasanga Kristo, uratsindwa n'ibyaha ugasanga Kristo, ababyeyi b'umubiri barakuvuma ugasanga Kristo bakagukemura ikibazo, inshuti ziraguhana ugasanga Kristo. Muri we turaruhutse. Therefore dukwiriye guha agaciro ubwo buntu. Niyo mpamvu bambwiye ngo muze mbaruhure ariko mwemere munyigireho mube abagaragu banjye. Ngo kandi uwo mutwaro bahaye ntabwo uremereye. Let me tell you, aya mategeko ya Kristo arakomeye, akomeye kuruta amwe ya Mose yari yanditse ku bitare ku bisate by'amabuye. But je biza koroha bigenze bite? Dufite umufasha mu Mwuka Wera. Whenever you allow the Holy Spirit to be with you, iyo wemera Umwuka Wera kugira ngo akuyobore, ibyara umutwaro kamere itari gushobora gusporta the fresh umubiri wawe utari kubasha kwihanganira, bita ko biba very easy, uhita kuba muri life of victory. Impamvu yavuze ngo umutwaro mbikoreza ntabwo uremereye, nuko yarazi ko yatanze iki umufasha. Amen. Amen. Niba tuvuga ko twahuye na Kristo, niho ngiye gusoreza. Niba tuvuga yuko tuzi Kristo, hari ibintu bine bikwiye kuturanga. Gukiza umutima ni igikorwa kiri very internal. Gukiza umutima biri very internal, n'imbere muri wowe, ariko bigomba kuba manifested. Kristo niba yarahuye nawe, abantu bakwiye kubona uwo Kristo. Amen. Rimwe Luka muri yaravuye abantu benshi, ariko ariganye na Teofilo mu hamwe. Teofilo yaragiye mu mategeko. Teofilo aza kwandikira Luka amubwira ati byaje byashobotse, ugomeza uhereza abantu imiti, ejo bundi bakagaruka hari umugabo waje umurwayi bahuye atahakize kandi naba mu imiti y'ukwezi. Ati ibyo bintu wize birarangiye. Luka ati uri serious? Ati ibyo ni bya by'abarozi. Ati oye. Ukanga ajya kureba
agiye kureba akubitanira na wa mugabo asanga Petero arimo arabaza Yesu ikibazo rase uyu muntu uko yavutse ari impumyi abavyeyi nibo bakoze icyaha cyangwa n'uyu muntu rukategaze nde wari yiteguye ko agiye kureba uburyo ari bukore consultation yavuze wafashwe ryari ubabara heyo Yesu arabanza aramubwira ati rero uriya muntu nta cyaha yakoze n'ababyeyi nta cyaha kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire bari mu kugira ngo Luka akizwe uyu munsi vura shabaza umuntu uko yiyumva ubundi ndebe ukuntu ukindeba icyo uri bukore Yesu aramwegera ngati ngahibuka mugende ujye ku kidendezi Siloamu ubundi wibagire umuntu nawe buriya ikintu umuganga akubwiye direct ibikorwa bikubwiye ariyo Luka mugenda ageze abona umugabo arakara ajugunya gakora afata ubutaka burikoraho yumva ukuntu bumeze atangira kureba ibyatsi ariruka ageze mu mujyi ngaho nabaza ati siburiya ari wa wundi niwe cyangwa se wabo avugana na Yesu hari abantu bake sibi amutuma Siloamu hari abantu bake sinzi niba hari n'abari bahari keretse Luka bari bagiye kureba ari bati ndebe uko biri bume ariko amaze kubonana na Yesu hari ikintu cyagaragaye abantu batajya gukweshoninga eske niwe cyangwa si then arabahamiriza aravuga ngo ninjye therefore mu mutima wawe niba ufite Kristo akaba ari we wikorera imitwaro yawe akaba ari gukwiye wizaha akaba ari uzi umubabaro wawe uzi intege nke zawe uzi uko ubayeho ngo ubuzima bwawe ntibukwiye kuguma buri lonely ukwiye kugaramo Kristo nyuma yaho ubonaniye nawe abantu bakwiye kukureba bamara kukureba bakabonamo utuntu tudasanzwe muri wowe niwe cyangwa si we therefore niwe wo kubikiriyaringa bavuga for sure ni jewe ariko hari umuntu twahuye it's me ariko hari ikintu cyahindutse mbere nari nikoreye ibyaha but since the day I met him nabaye undi muntu ushaka kuvuga manifestation uyu mutima uruhukira muri Kristo uyu mutima utikoreye ibyaha uyu mutima utari bound kuri back history wamaze kubonana na Kristo hari ibintu ukwiye kuba ufite abantu bakureba bavuga ibyo bintu ntabwo biri natural ntabwo ari ibyintu harandi hantu biva ni wowe niba ari wowe wabikuye reka bivuge nihuta icyambere umutima utababarira ntawe uruhukira ufite umutima utababarira ntufite Kristo ntabwo ni butinde Yesu yabwirije abantu abacira umugani w'umugabo wari ufite itarani 10,000 afite umuntu inzoga then hanyuma shebuja aravuga ati rero wowe ufite umwenda munini wowe n'umugore wawe n'abana bawe ugiye kuba abagaragu banjye kugeza igihe muzahurira kugeza igihe umwenda uzagira gute uzashiraho ararira aringinga aravuga ati mbabarira noneho shebuja aravuga ati okay nta kibazo ugenda ndakubabarira agisohoka mu mwaho akubitana na mugenzi we yari murimo inote y'ijana agati amafaranga y'ijana turi iminsi yose bamaze kumubabarira 10,000 awe na mugenzi we muri mu ijana ati ngiye gufunge utaramiriza idena ryo zangijana ntabwo uzava bari bagana ko babirebye arababara babibwira shebuja amusubiza mu nzu y'ingoro Yesu abwira abantu ati ntabwo muzababarirwa niba mutabasha kubabarira bagenzi bawe amen ntabwo umutima ushobora kubohoka udashobora kubabarira ndagira ngo mbabwire ko kubabarira habamo kubohoka ariko dukwiye gukura tukagera ku rwego tubabarira abantu batadusaba imbabazi batazishaka ubwiyumva kubabarira bamwe batabyitayeho batazi ko bakosheje naho babimenya bakongera kugukomeretsa yabo niba yaragututse ukababara kuri mama wawe yagutuka no kuri papa wawe yakongera agasubiza niba yaragukubise urushyi ukababara n'icyuma yakigutera n'uwo ukeneye kumubabarira you know what ugomba kugira umutima uri very big ubohotse wuzuye Kristo ku buryo n'abo bantu babona umwanya mu mutima wawe amen ntabwo dufite umwanya utinde second urukundo umuntu udakunda ntazi Imana niko Yohana yavuze kandi kuruhuka twabikuye mu rukundo ukwiye kuba umuntu utanga urukundo ruratanga uvuga ngo people should fetch from you Yesu yavuze ngo umuntu umwizera
imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri we igenda hakenye bakugereho baruhuke uzobaganira nakugereho yumve ntimwatandukana. That's it. Nicyo Yesu yaguhamagariye bakugereho baruhuke kuko nawe ntabwo wabivukanye yarakuruhuye yaguhaye nta kiguzi you should give nawe kuruhuka. Amen. And urukundo muri iyi minsi it's very confusing. Turi guhitamo abantu twegereza n'abo twegeza ku ruhande ariko urukundo ntabwo rutoranya. Amen. Amen. Ushaka kubabwira ngo tugire umutima ubabarira ukunda abantu bakeneye umwanya mu mitima yacu. Niba warabona uburuhukiro muri Kristo reka na mugenzi wawe n'uburuhukiro muri wowe. Amen. Kandi gutanga ingero nyinshi ndavuga kandi kwizera ndabivuga mu buryo bubiri. There are some people who do not see anything good in people. Like bavuga ngo Felix ngo bazabwiriza Felix ari behind abantu batagira abandi cyizere. Uwo muntu udashobora kwintrusting ntabwo ajya abona ikintu cyiza mu bantu ahora yumva abantu ari babiba umutima uraboshye. Niba warabohotse ukakugira abandi icyizere ukabahereza umwanya ugakora ibyo ushoboye ariko ukabahereza nabo bakagufasha ibyo utagize udashoboye. Amen. Uwo wabizeye. Second, umutima ubohotse wizera Imana ntabwo wiganyira ibyeyo. Leave it to God. Kuri ibyo ugomba Imana nayo izakora ibyayo. Mwanya wagiye akanyuma ukwitangira abandi. Naravuga kuri Jonathan na Dawidi. You know what? Jonathan yarabizi yuko agomba kuragwa ubwami. Ntabwo azongera kumumira muri rasi. Jonathan ndengeje ari ubwa mbere. Maguruke dusenge. Maguruke ndebe ko. Maguruke ndi serious. Maguruke ndebe ko azongera kumagatura. Akanyuma nari ndimo mvuga ni umutima witangira abandi ba. Jonathan yarabizi yuko Dawidi ari anointed. Yarabizi yuko Dawidi azabata ubwami ariko anabizi yuko ari igikomangoma bagitegereje kuzasimbura nde Sawuli. Ariko agira urukundo rukomeye agomba kwiziga kuri tawe. You should be that positive. Ni umutima wawe ubohotse emera ibyiza by'abandi naho baba bagusumbyeho. Ejo n'abantu bari barimo bavuga ngo ni gute muri karase abantu bari kugira ibiraka mu by'ibihumbi 200 bakabikora vuba bonyine ngo yagikira kati 2000 bakaguhamagara kugikora ubwo umuntu nawe yabisuzuguye. Bagize umugisha araguhamagara ngeze ko nari wamaye n'icyabaganata. Wakabaye wishimira iterambere ry'abana kandi ukishimira no kubitangira. Niba ugeze ku kintu narakigeraho it's okay bahitana umufitse kizaje. It's your time. Ejo nanjye n'umwanya wanjye. Niba ngize iterambere ndigeze ku bana. Niba hari icyo bigusaba kugira ngo abantu bunguke kikore. Hari abantu barara basengera umurimo w'Imana. Hari abantu batanga amafaranga kugira ibintu byose bikorwa. Hari abantu bapfukama amasaha menshi bari kwinginga Imana. Najyanye ijoro ndi gutegura mvuye mu kinama cyari kugeza saa 6 z'ijoro. Ndubwo ejo nzavuga iki? Ni ukwita ugomba umutima wawe ubohotse. Reka kuba selfish. Reka kuba self-centered. Tekereza abandi. If not uracyawe. Amen. Conclusion Yesu yatanze yaravuze ngo noroheje mu mutima kandi n'umugwaneza. Umunyingire wewe umumire nkandi. Mubabarire ukunde. Mwita mwabagwaneza Imana ni duhana umugisha. Amen. Bana tugushimiye kuko uyu munsi watugereye ijambo ryawe. Reka isoze icyo watumye kandi abantu baciye ubufi imbere yawe babonye batsinzwe bakaba babona bitwa abanyetorero ariko imitima yabo ikabiboshye. Wahorere muri biterano mu izina rya Yesu. Basohoke mu bubata ubw'ibyaha bwo kwirebaho ubwo kwikunda ubwo bubata bamuvemo bakunde Kristo bamusange bamwigireho bagire urukundo bagire kubabarira bizere Imana bayiragize byose kandi bagire icyizere bagenzi babo abana bafitiye umumaro sosiyete mu izina rya Kristo. Manura imbaraga zawe zibohora zikora umurimo muri biteraniro. Twagusabye mu buntu bwawe ukomeze kugira muri twe kandi hirya y'amagambo ukomeze gukora mu mitima yacu yakoze umucunguzi mwiza. Amen.